ariko njewe cyo nshaka kutuganira uyu munsi kinakomeye cyane. APR biyisigira ayahe masomo byakabaye biyisigira ayahe masomo. Kibazo cyiza cyane nka moderator rwose ibindi twarabiganiriye ukoze icyo bita noneho kubaka ikiganiro muri suite iri logique. Nitugaruka ku by'umutoza twarevuze, nitugaruka ku by'abakeneye n'amabyo byose twarabiganiriye pe. Icyo gusigarana ni icyo ngicyo. N'umwarimu yigisha Gasamire yaravuga ngo aretenir nabigishije ibintu byinshi ariko ibi wabitahana ukabicyura. Yagiye abanyiraga mababaza avuga ati nugera mu rugo akabaza ngo mwiziki uravuga iki. Ni iki Sekafa yasigira APR nk'amasomo. Icya mbere Ruvuyanga Samiri yabaye nk'ugikomozaho. Imyiteguro na nubu APR iracyayikora nabi. Precision ndabizi ubundi uko abantu babara precision ku rwego rwo hejuru bakunze kubara hagati y'ukwezi n'igice n'ukwezi byibura minimum ibyumweru 6 cyangwa se 4 niyo precision nziza. Ariko kubera Sekafa yaje navuga ngo mbere gato Samiri y'igihe abakinnyi baba bararuhukiye ushaka kubyuma umukinnyi washoje mu kwa gatandatu mu ntangiriro kumuha ibyo byumweru 3 nawe akaruhuka akabona kugaruka agakora precision y'ibyumweru 3 bira making sense kuko baba bakeneye kugira n'umwanya imiryango no kuruhura umubiri bakana switching off bakabanza bakagira kanya ka vacances. Ibyo nibyo ariko hatari irushanwa nka Sekafa ryaje muri uku kwezi kwa 7 nyine muri ari amatariki ryatangiyemo. Mu Rwanda tuba dufite uku kwezi n'igice burya kuba guhari. Ni gute APR yakwigira ku yandi makipe tubona mu karere uko umuntu akora imyiteguro iri seriye. Kimwe mu bintu bikomeye twabihereye kuri Bayern buryo umuntu ahera ku makipe mato APR kwe gukora next season nk'isomo igomba gusigarana. Pre-season itegurwa neza nk'uko utegura andi marushanwa. Uti bigenda gute umuntu akibareye muri budget ubwo ndavuga muri Minadef mu bantu bakora budget ya APR uratangira ukavuga ngo abakinnyi nda bazaripotinga wenda dushoje wenda zacu mu Rwanda kenshi narangira ku itariki 30 z'ukwa gatanu cyangwa ku itariki nk'iyambere kwa gatandatu muri amatariki rwose hafa ukwezi kuzuye muragufite ukabwira uti rosenke z'ukwa 7 mwese mugomba kuba mwagize hano. APR ikaba yaraguze abakinnyi igomba kuba yaraguze kugera kuri 5 z'ukwa 7 ikaba nabo yari ifite bagomba kuba bahageze bose kuri 5. Icyo gihe ubakubita icyo cyumweru bagakora iyo myitozo guhera ku itariki 5 kugera ku itariki 12 bakora imyitozo gusa nibwo ushyiramo nk'intare. Ku itariki 12 bamaze gukora icyumweru ugashyiramo intare 11 abanjemo ukaza no kubakuramo ugashyiramo abandi bagakina 4-5 bagakina n'intare. Icyo gihe uhita usanga nka Gorira nayo yaratangiye n'urugero cyangwa nka Gasogi bakunda gukina na Gasogi. Nyuma y'ikindi cyumweru ugashyiramo Gasogi ukubise yo good 2 weeks mu Rwanda. Ruvuyanga kuriya bari bateguye ikintu cyitwa inkera y'abahizi. Niba ikipe utazitume ngo zigusange wowe zisange ariko ugende ukora izindi match 3 byibura zifatika z'amakipe ajya kumera nkayo muzakina mu marushanwa nyafurika. Niyo mpamvu ubishoboye ushobora gupanga APR ifite uburyo kuri ako kantu ngo Vipers yabwiye FUFA n'abategura icyo bita Super 8 na wa muterankunga wundi w'umuhondo yarabwiye ati irushanwa ryayo ntabwo turi buri kine kuko Uganda bo bagira muri Uganda bagira amarushanwa 92 azwi y'umupira w'amaguru. Barabwiye ati twebwe turashaka kujya mu matsinda kandi Sekafa niyo iri buduhe room yo gukina n'amakipe asa nayo tuzakina mu marushanwa mpuzamahanga. Barabwira ati ibyo bintu byanyu bya Super 8 byanyu by'amakipe 8 ya mbere ntabwo tuzabyitabira, reka tujye gukina Sekafa ko niho tuzahura na challenge zisa nizo tuzahura nazo. Ari umukomedi yitwa Makawa w'umunyakenya ajya avuga ngo very good very good. Nibyo kabisa amakipe aguha challenge ijya gusa
nayo muzakina mu mikino nyafurika aho niho ushobora kureba mu baturanyi muri Tanzania ukaba wavugana na Singida ni ikipe igikina imikino nyafurika za Confederation ukaba wavugana wenda n'iyo Simba cyangwa Yanga cyangwa Zamu ukagenda ugakina izo match nk'ebyiri izo match ebyiri uzikinye Tanzania uzikubita mu minsi yawe myiza nk'icumi uzikindi kintu ukoze guhindura ukabajyana ukahindura miliye mugakorerayo biba bifashije none ukagaruka hano mu Rwanda ukongeraho Super Coupe uburi bukine soit Rayon Sport cyangwa sindi yatwaye ikindi gikombe ugize match zawe 5 mu maguru ugiye gukina imikino mpuzamahanga wamaze kuzikina ariko waragize ukwezi n'igice kwa pre-season kwimbaraga cyangwa ukwezi dore rero icyo APR ikora isuzugura iki kintu cyitwa pre-season kandi icyo kintu niho umwarimu umutoza akorera ibyo bita correction no kuvuga ngo ni ibintu mugiye kwinjira nta mwanya w'imyitozo wundi munini babazongera kubona niho acurira cya kindi bita style of play uburyo bw'imikinire nibwo avuga ngo tuzajya dukina gutya tuzajya dusora umupira gutya bizajya bigenda gutya akagerageza ibintu byose akajyana mu specific gukosora umuntu ku giti cye utwo tuntu twose kuko abafite umwanya w'ukwezi cyangwa kurenga urumva niba bakora imyitozo buri munsi Ruvuyanga ikomeye bashobora no gukora kabiri ku munsi batangira bakora rimwe ariko nk'ibyumweru bibiri yo bimaze gushira ibyumweru bibiri byanyuma ubakubita ku gukora kabiri ku munsi umuro wamaze kumenyera none mukongera imbaraga icyo gihe ubusanga umutoza ashobora kumarana amasaha byibura 6 n'abakinnyi ku munsi icyo gihe ntacyo uzongera kubona muri champion niho rero ajya no mu specific nibwo abasha no kudetekta ubushobozi buri mu mukino ni nabwo anabona imbaraga umukinnyi afite n'intege nyeze akabasha kubyiga nibwo amenya uburyo yategura imikinire akagira ibya bintu twita plan A na plan B akurikije karite yagiye yanokinga mu bakinnyi ziri kuva muri babandi yaguze nabo yarasangana nibwo bakinnyi babasha ku-exprima bakakuyereka kuko you spend much time with them mubasha none kubona uburyo bashobora gukina icyo rero APR ntigigikora iteka abakinnyi bahora ari bashya mu maso ya niba nkumva neza isomo APR kureye gukura muri Sekafa no kujya itegura pre-season uyihaye imbaraga icyambere icyakabiri ariko banabikora no kuri Rayon reba ukuntu Rayon Sport iri gukinisha abakinnyi benshi bashya 9 muri 11 babanzamo muri Rayon ni bashya usibye Kabange na Ganijo bari kubanzamo bari barisezishize abandi 9 ni bashya ariko kuki tutabona ko ari bashya Rayon Sport yakoze pre-season igicumbi iritegura biri serie ikora match za Jamus ikora izo match twavugaga za Gor Mahia ikora match ya Rayon de nkuko arubivuze ibasha byura kugira izo match ebyiri mu maguru ariko banagize n'izindi match ubwo hagati yabo bahereye kuri U21 yabo yego hagati yabo ni nkayo ntare yabo bagira ukuntu nyine babihaye bagenda bakura nka bya no bavuga guhera ku ntare kujya kuri Gasogi uzamuka use icyo ni icyambere cya kabiri gihari none mu kuvuga ngo abo babikora nibyo hari video nigeze gupostinga kuri Instagram yanjye unfortunately rero ntitwayipostinga kuko Bayani yaduhana nari nahaye Didi ariko dusanga si byiza ko twashyiraho tuzareba wenda ukuntu twabikora handi reka mbabwire nta muntu n'umwe nabonye hari n'abari kubivuga n'umuyobozi ba APR babyumva nta muntu n'umwe ushidikanya kuri dokima za Muze Tarib nta nubwo ngiye navuze ngo yirukane please hari n'umuntu wavuze ngo yirukane ntabwo tuvuga ngo yirukanwa afite ubushobozi bw'ibyo yize nahabwa bamufasha nta mutozo umujya wanima imyitozo Ruvuyanga nari impari wari uhari CDS yari ahari twarabyiboneye avec amaso yacu abiri Tareba ariko anima imyitozo hari ishyorongeruka last time cyagiye tujyayo nafande mugisha yari ahari uri kuyora APR ngo siko byagenze so ruhagaze mu kibuga so rufite filime so wari uri kuvuga ngo allez-y les gars siwe turi kumubeshyera mugende sinzi iyo video wenda mugende murebe Bayani yanima imyitozo company ari kumwe n'abandi bagabo babiri burese afata groupe Samiri niko imyitozo ikorwa mugaba abakinnyi ni benshi reka tuvuge ko ufite abakinnyi 25 ngakorera kwa Sasha na Sosten exemple il était pique merci beaucoup very good Samiri n'urugero rworoshye rwumvikana hari ingingo araha
uruhande rumwe rufite nde Sasha urundi rufite nde Sostene Rumumba genda groupe byibura kuko turi muri pre-season groupe imwe umuntu niba ari 25 dufite umwe afite 8 undi 8 undi 8 n'umutoza abazamu afite abazamu batatu uri kumva ko groupe kuyimanaginga bikorohera uri kumva ko no gutaskinga umukinnyi ibintu ukareba ko ari kubikora neza na